tayari birasosi urasa wowe wumvira ryo niko iwanyu mwaryaga Nyirabuja tugiye kuby'imyenda n'ibiryo uri kubona imyenda hari undi muntu wayigufurira nk'uko uko uzi ko hande nakoze sumisije ubundi bamamagaye nona iyo nzu ni imodoka urumva ari byo bintu watangiriraho kuvuga ngo ugiye kubyara umwana nicyo cyakugiye umva nta kintu dufite njye nkurikije ukuntu urumva umwana wacu yaba Nese Mabuja ubukoko aho nawe ngira inama nka Kadogo mbona boss yaragowe ntabwo kubyara ubona ntapfa kuzinjiramo mw'imisi Munda mesa kabisa tutenda kike ko nta mbere wabyitwayemo neza uraho aransebeje aho jana kumbabarira nyine bibaho nawe ndi ukora akazi urakazi cyangwa wiyemera kandi nyene tayari rwose tayari birasosi urasa wowe wumvira ryo niko iwanyu mwaryaga Nyirabuja tugiye kuby'imyenda n'ibiryo uri kubona imyenda hari undi muntu wayigufurira nk'uko uko tuve ku myenda ibiryo se burakaraga sosi ibyo watetse niko iwanyu mwaryaga gaze yahise ishira Mabuja nanze kuguteza boss buriya gaze yahise ishira ubwo se kazihurira hehe ni sosi nyine yashize idahiye ujya ariko rero none wisubireho Mabuja ndisubiraho rwose subireho uyu munsi ibintu bikosore ndisubiraho kabisa gukora kugiye utasomye kuva ku meza ibiryo bimeze kuriya sibyo kabisa nibyo ariko tubanemo neza ugomba kubana neza mukabe neza abantu ko ni wompemba ari burangere kamubwire none ndi Mabuja mwiza witwaye neza nta kintu rwose wamburana Kadogo nzambibona tugeze ku cyo guhembwa buriya nzayambona kuri ngiye kugira ngo hari ikibazo amafaranga umugabo arayora harabura iminsi mike buri ugiye witwara neza nawe najya nkuyorera umva sawo gusa nawe ukamurira utuntu dusobanutse ubwo muri ntabwo ndi muri urugo ngo ngire stress burago ntabwo mba bishaka Mabuja we mbwira ngo ukora iki undi urebe ngo ibintu biracyo nawe mba mbona umeze nk'umuntu ukuze uri mature ku buryo ibintu wabikora neza ndimo ndakura kandi ndashaka gukura nyine ngukorera ibintu byiza kabisa ibyo tuzabibanamo neza ko nibwire ko bire bitazasubira ntabwo bizongera mpamvu sawa kabe ni free Morning. Morning. Yes. nta raporo ndi nkada n'utuntu nibereye nko ku mashini turaho tudashinga raporo se ziri nshaka ko ibyo tuganira ibyo mu nzu cyangwa wenda bakora niyo twaganira Kadogo ugiye gutegura muri salo hatunganye neza turongera ubusubuku mbere y'amakuru meza mfite wowe nta n'inkuru nguyu ugira rega ubwo niyo amafaranga ndakuzi ari ikindi kuyivuga nkureba neza uzi ko hande nakoze sumisije ubundi bamamagaye nona bambwira ngo ninze ubyaciyemo se reka nkubwize ukuri sasa rero ningirirwa amahirwe koko nkaba naritsindiye
wowe ngo ujye uvuga ngo urashaka imodoka yawe yo kugendamo reka da ahubwo se yayi imwe iciriritse birashoboka ko none nanjye natunga ko ntashera Yesu we nuko Yesu nanjye yaba nyibutse pe umva nkubwire rero ibintu by'imodoka ntabwo nabipangaga babarira shemba oya reka ndakira mwiyo mutu umva nkubwire nyine eh ibyo wenda bya sumisiyo reka nze kuzana amakuru mvuyeyo ahubwo mbere yuko wenda ngenda arakamesha ko tuganira mvumbitse amatsiko garase noneho natunze imodoka mana yanjye ntabwo wanyira pe mbwira icyo nashaka ko tuganira nkikize reka mubwire njye naraye mbitekereza ubwo wenda ngira amahirwe bakaba bampamagaye ariko mfite ikibazo ikibazo kandi bazomana agira impamvu wamaze kunshyira muri burundu y'imodoka utazana mu bintu by'ibibazo kumbona ku kintu cyo kubyara nta kintu kivuga mana yanjye iyo niramukiye neza simvura ibintu Mabusha. stress ubwo Mabusha. ariko se nk'abo abantu bari kuganira nkohereje mu gutegura ugarutse uje kugira ute hano nta munyu hari Mabusha. twakava imbere iby'imyunyu urateka aya masaha gutegura na salo n'imyunyu bihurira he Munyu nyine. oya jya mu nzira abantu bari kuganira jya umenya ujya ugira umuco hari kado kari tuzashwana ibintu byose wenda Imana irimo iragenda ibigira neza sibyo inzira hari yewe urabizi ko nta yandi turi kubakisha hariya ruguru igihe nayo kuzura imodoka transport irahari yewe wenda Imana niduha umugisha n'ejo bundi ikintu kiraka nk'uko wabimpamagaye kigacamo tuzahita tubona iyawe ikibazo kikwambwiraga ko nibura tutarenze imyaka 2 uvuga ngo uracyari mutoya ngo urakeneye kubanza kurya ubuzima urumva tuzabaho ese ubundi iyi saha ndamutse ngiye ibintu byose twakoze byasigarana ariko si ibintu twakoze dufite iyo nzu n'imodoka urumva ari byo bintu watangiriraho kuvuga ngo ugiye kubyara umwana nicyo cyakugiye urumva nta kintu dufite njya nkurikije ukuntu numva umwana wacu yaba Nese Mabusha ubu koko konzi gusonza kare nta nubwo uri burya uyu mukadogo na bana yavuye nta burya Kadogo aretse ase amagambo ugira bakubye bavuye kuraguza bimeze yararangije guteka babare mva mu maso nakubwiye ngo menya ibyo muri sa ndabizi ko igigereza zisa ariko se itonde ningera igihe cyo kurya ndabikubwira nibyo nyine nari ndimo nkubwira umwana w'imfura ntabwo aba ari ibintu byo gukinisha pe reba urwego turiho ntabwo dukeneye kubyara tukiri mu buzima buciriritse umwana wacu ako ubuzima ari bwo wita ubuciriritse ase mbabarira umbwire nta na miliyoni 200 twagera kuri konti cyo nicyo cya mbere icya kabiri njye sinenganya kuzabyara umwana ngo mbe muri ba bagore birirwa bafata banana hirya za poste de santé ngo za centre de santé ngo bagiye abahagurukira se batwaye mbabarira hari igihe biba ngombwa ugasanga umuntu ahawe na transfer yo kujya mu Buhinde njyewe ntumfate muri ba bantu b'abagore baciriritse ku buryo napfa kubyara uko bibonetse byose ayo mafaranga nk'ubwo bibaye ngombwa arahari ako se shere reka mubaze ubundi abantu bose babyara bafite izo miliyoni 200 uzi ko hari n'ababyara badafite n'inzu ese njyewe reka nkubwire yewe na transport idahari yewe nya abo ngabo nabandi nanjye n'ingiye rero ngo 200 ngo iki shiritse kuri icyo kigero rwose cyo mbabarega none se bo bandi bose bahura n'ibibazo ku buryo babohereza mu Buhindera ariko asengeye bibaye ngombwa kongera abandi n'abandi iki ariko ubona tuve no mwibyo ngibyo ese ubundi ku myaka 2 ishize reka nkubaze gato waje mu butembere waje ngo tubane dukora umuryango bimeze byo ariko wowe urampinduka ibyo twumvikanye si by'ukuri oya ntabwo nguhinduka sheri wari wamaye imyaka yo kubanza kurya life twumvikane ndabyumva pe nkuko nagushatse uri mutoya urambwira ngo ushaka kubanza kurya ubuzima niba buriye ako si ubuzima warya urenze imyaka 2 niki ariko ubundi uzi umwana cyari cyo rero bose reka nkubwire babara ntumihiriza umunsi ibyo bintu byo kubyara sindabizamo singiye kuzadumbarika nk'abari abagore mbona biri uko babigiye bigenze ninza nk'iyo mutu nzabikumenyesha rwose mbabara ntumvangira kandi igitangaje ubu uramutse wumvise ngo nabyaye hanze wasanga utangiye kuzana ngo hanze ariko kubyara hanze ibyo wabanza ugashaka ubushobozi abandi bose babyara ko bafite ubushobozi yewe reka nkubwire ntabwo numva nifuza ubuzima bw'umwana wanjye ko buzabaho nk'uko njya mbona ahangaha kareka ubu muri make niwe muntu ukennye ku buryo wabyara umwana wakabaho nabi ntabwo ibyangombwa byari umwana wacu urumva
oya byo tubivemo nakubwiye ko ningaruka muri iyo mudu nzakubwira rwose ndugakanye ngo nyine abanzanira iyo modoka manze nyine numva ukuntu Yesu agira neza bura nabyo ndaba mbitekereza ntabwo ndi kubyumva ahubwo ni ikibazo ufite ni iki nta kibazo udashaka kubyarana nanjye cyangwa ndagukunda ariko igihe kiracyari vuba base jye ubona ntagukunda ku buryo ubona yuko wenda kubyarana byatera ikibazo nkunda pe ntacyo utampa ntacyo nakuburanya mugabo mwiza rwose ariko reka tube ducishijemo akantu k'agakoze pe naguhaye igihe urambwira ariko hari ibintu ndeba nkibaza cyakora reka nkubwire ushaka wafata umwanya ukabitekereza kuko iyi saha erega ujye unateganya ndamutse ngize ikibazo ko ngenda mu kinyabiziga icyo mpfa namwe mushyira ibibazo imbere mwajya muhashyira ibisubizo sibyo ibintu by'ibibazo uba mumuzana iyo ushize ibibazo imbere ukabiha agaciro nakwishimira guhambanwa ikara hasiga ino mitungo yose wenda tumaze gushaka nta muntu tuyisigiye nibura w'umwana ntabwo uzarinda guhambanwa ikara reka ngende genda utuje pe erega nta wivuga ngo ngende ntuze umva ni ukuri pe babara ntugende urakaye sibyo reka ngende urabona reka ngende amasaha nkurikije amasaha ageze n'igihe bambwire ngomba kuhagera ndabona ageze reka ngende mbanze ngereyo wenda mu kanya ndahita ngaruka ariko usigara ubitekereza bibaye byiza wasigara uhatekereza noneho akandi kantu nanibagiwe ndabyibutse mushiki wanjye yari yampamagaye ejo bundi arambwira ngo muri iyi minsi ashobora kuza kutusura wenda ube witeguye ashobora kuza ejo cyangwa uno munsi nta nawe wamenya gusa yari yambwiye ko ashobora kuza sawa reka nitegure nze mfate kontake nze tugende muratangiye ejo hazaba haje amasohari Ubwo ko ngiye gukorera reba noneho kuba wajemo neza ese mawuja muri wowe wanjye numvaga byari intambara aho bukera ntubyara intambara turabona turi muri Ukraine ndabona uri bubyare kabisa mwiyama yasabye kubyara biva nehe kandi nyine nuko hakuba muzima ubundi aho yari kurabyara nabya se ndatwite nubwo gira utwite gusa wahita ushaka undi mukozi njye ntabwo nareba mwana ariko si bizakasakumirora ariko sagato ugira amagambo ntagara genda nibaza sinda mubaza ngo bakubye bavuye kurabuza asanga bari gucuragura oya ntabwo baba bari gucuragura ibyo byose babanje kujya kurabuza kuko wenda aho baranavuga ngo ni ukubazabaza n'ibibazo ugira n'ubw'ubugambo umuntu aba agomba kubaza akamenya simbyaye rero nese mawuja ko buriya rero sinabyo abonye wikundira kuryoshya ugiye kubyara ubu ngubu igikoma wakijyaho ukabyibuha ukazana uruda n'ibitama cyangwa ibintu by'ibikoma simbikunda pe cyese wenda nk'aka kaji gutyo umuntu akisomeraho gake gake atucara mu mbaga akabagurira n'akantu k'agacupa ahubwo buriya nawe uri uwo mu rugo nta kintu yaguhisha pe nta kintu yaguhisha kadore kamubwiza ukuri nagira nayo nanasoma no kukayoga bwo kirangwa n'akaje usoma aya majaje ubwo yewe buri ibintu birimo imitobe wapi ushaka akantu ko gusoma gahiye ntacyo buriya turabyaranje nyine Kadogo ubundi wenda ntabwo ifana ngo Kadogo nawe uri umuntu wo mu muryango buriya iyo ukora ahantu nawe uri uwo muri kamiye nta kintu wabitwaye aja utanshuka ejo bundi nkakosa ukambaza iki n'iki njyewe ubundi nakubwiye yuko iyo ugize ibintu ukoze ibintu biri mu murongo w'ibyo naguhaye ntabi yanjye pe ariko mabuja n'ubundi rega Imana wigendera njyewe abantu rwose mva barisanzura umuntu rega remye mu makosa mabuja hari igihe nyine bibaho bikaba birava mva nibyo nyine nimo nkubwira nubwo numva navuga ngo ibintu byo kubyara uzagada undebye urabona ko ibintu byo kubyara nabyinjiramo mabuja uzi iyo nkurebye chamba mbona boss yaragowe kabisa
ariko nyine ntacyo oya ngaho nawe ngira inama nka Kadogo mbona boss yaragowe zo kubyara ubona napfa kuzinjiramo mu iyi minsi kubyara ibyo byo kubyara byo aka ntabwo bikubereye bibereye abantu b'indushyi abana we kwirirwa higa amafaranga yacuye wowe mabuja ndaryama abana nakanguka abana mu gitondo abana ku tuwareta abana umva ngahibaze nyine ibyo ari wowe bibaho wowe mureka banze ashaka amafaranga nibyo mbamubwira ayakuzanira ubundi turagiye no gusaza ubona ko hari ikintu umva ngigomba mbane utuntu dufite nta hantu twagira namara kurunduka rero ibyo bifaranga uzame mu makeya oya bikugeranyije naho nibihe binageze nabanje zabe mu makeya zabe mu make nanjye nigire mu cyaro nigurire ikimasa norore oya ariko nyine wenda tubicishije nawe urabona ko igihe kitaragera twanamusura rero buriya apfugire ubundi no wowe tujye tubana neza gusa ntari bi ndahaze ndashaka bene ubu rero ndi kubona ubundi bimeze bo wambaye umupira uri w'ingwe ntago ari byo bikugira ingwe gende gake oya ibintu biturisha mani tuzi mani rero waje wiyambitse neza uje gukanga reka nkubwire